dutangiranye filime yacu hano barakwereka hari abana hari umugabo wicaye arimo arasabiriza ako kanya ahita haca umwana ahita amufungurira afungura umwana mugenzi we ati man ati bagoye pome ati zitana hano wa murezi we mwata nsubiza pome yanjye umugabo ati genda urarya gute kandi ntararya ushaka kurya ntararya barakwereka umugabo wese asatura ya pome nyine atangira kugenda yirya turandeba iki wacyana we windeba nta mwana urya umugabo areba barakwereka akana byara akababaje kareba ukuntu wa mugabo ari kugenda arya pome kandi ariko bari bayizaniye nyine biramubabaza umugabo akomeza kurya uko ari kurya haca undi mwana ufite amazi araba mugenzi we aravuga ati akana kicaye gasabiriza tiba mwana ntacyo mfite cyo kuguha ariko akira nkwera amazi yo kunywa ndaturakoze urakoze cyane wa mugabo nayo amazi nawe ahita yamwambura turashize ati umwana ati tubiza amazi yanjye batangira kuyarwanira umugabo ariko amubwira ati ariko se wa mwana sinakubwiye ko utanywa amazi ntaranywa amazi kandi angiye mukuru ati nta kuntu wanywa amazi giye ntaranywa amazi ningiye mukuru atangira kuyenjoyinga ati ya amazi n'uburibwe n'uburyohe kakana gakomeza kugenda kababara ubwo wa mugabo anywa amazi anywa wenyine kakana kamureba umwana ntiyacitse intege yakomeje kugenda asabiriza ako kanya haca undi mugabo aramusabiriza ati se wamfunguriye ahita amuhereza umuneke amuhaye umuneke nk'uko bisanzwe wa mugabo nawe arongera aramwambura ariko mbega ikigabo arongera aramwambura wa mugabo nta no gutinzamo ahita atangira kuyusatura awufungura n'umujinya mwinshi ahita utamira ubwo utamira kakana gakomeza kamureba n'umujinya ariko nyine se kakora iki nyine amerwa arakishe cya kigabo kirakomeza kirarya n'agasuzuguro kenshi kimaze kubirya gihita kimuhereza igishishwa atakira igishishwa jugunya igishishwa wa murezi we wa mwana areba cya gishishwa n'umujinya mwinshi areba ukuntu umuneke wari wamuhaye nyine rero babona nta kundi yabigenza gusa nyine yakomeje kugenda asabiriza ako kanya ahita haca undi muntu w'umugira neza amukubita inote ya 5 y'amanyarwanda dore inote ya 5 y'amanyarwanda arebye afunguye wa mugabo ahita avuga ati wacyana we zana amafaranga hano turashaka gutunga 5 ntarabitunga turashaka nyine gutunga 5,000 ntarabitunga ahita yamwambura avuga ati reka wacyana we reka kururo fanga inote ya 5 niyajye ngomba kuyitsindira cya kigo gihita kishyira mu mufuka umwana ntiyacitse intege akomeza kugenda asabiriza ako kanya hari madamu haciye avuye guhaha arebye abona kakana kagirira umuhe ati wa mwana we urimo urasabiriza ndabizi urashonje ati se naguha akagati ukaburya atakira ngo akagati wa mwana urye urebe ko amasaha yakicuma umwana turakoze cyane madamu umugore yiciraho agiye ako kanya cya kigabo kireba wa mugati wa muco nkuko kimenyere gita kimwambura wa mugati wa mwana atanya ati mu mugati wanjye wa mugabo itarya wa mugati akira wa mugore akiri hafi akebutse asubije amaso inyuma asanga wa mugati yarahaye umwana cya kigabo kireba umwambuye uko cyumwambuye gikomeza kugenda kinamubwira amagambo menshi umugore biramubabaza umugore atera imibare ahita akuramo amafaranga 6,000 by'amanyarwanda ntago mbeshye reba ni inote ya 5 y'umutuku n'igihumbi y'ubururu icya imwe mwita ngo n'ubururu ahita asubira inyuma ahita agenda nyine abwira wa mugabo arambwira ati se ndamutse ngo no mafaranga wabasha kumuna umwana nkamwijyanira umugabo ati kicyana ati kicyonyine umpa amafaranga kwerera urwavumba ati twara uwo mwana mu by'ukuri yawungurishije umwana kandi yibagirwa ko yajyaga arya kuko umwana yasabirisha ahita avuga ati fata urutoki wa cyana we genda bakugure n'ubundi ntacyo wari umariye wibuke ko umugabo yarabayeho kubera ari kurya iby'umwana bamuhaye we nta muntu n'umwe amufunguriraga kurikira unareba baratwereka ko kanya wa mugore wese afata wa mwana mugeza mu rugo umwana icyo cyambere yakoze n'ubwita yinjira muri douche ajya gukaraba arabanza ajya gutera shawa neza ari yatsanye na aroga wa mwana burya naka handi saba umwana bamukubita akaburasha arabanza burosa amenyo agasatsi barabanza barakamnyereza fresh ako kanya bahita bamujyana ku meza dore igiporezo umwana areba igiporezo ati mana we dore igiporezo uko kagenda karya kishimye wa mugore nakaji ahita amwatingaho tumwe mu mwana wanjye atangira kugenda nyine banywa akaji umugore abayiboneye umwana gutyo wibuke ko nta nakana yagiraga umwana barakwereka yabyukaga mu gitondo kuri televiziyo yirebera amakatuni wa mwana horaga abyukira mu muhanda kujya gusabiriza yicwa n'izuba atangira kugeramuka abyukira kuri televiziyo nk'abandi bana barakwereka ibyacu bidatinze hari imodoka nziza yisaza yahise hagera Toyota ya Danje irimo umukobwa niwe wari uyitwaye yambaye turinete afata ku turinete atakuramo n'agasuzuguro kumbiri wa mugore kureba hakurya ahita asanga wa mugabo
aryamye nyine yihinanze kubera ko nta muntu ukimuha, inzara yamwishe. Inyuma muri ya modoka harimo kakana kakoranaga na mugabo bakoranaga akazi ko gufunguza. Akana n'agasuzuguro kenshi gita kareba cya kigabo, uko kakomeza kureba cya kigabo gakomeza kwiga ukuntu cya kigabo cyagateshaga umutwe. Umwana bamufungurira, umugabo akabimwambura, buri kintu cyose bamwambura, umwana nyine byose ariko agenda byibuka. Barakwereka umugabo nawe hano aho ngaho akagere mu mwana uje mu modoka irenze, yibuka ko yamugurishije mu 600, akajya nawe yibuka ibyo yakoreraga karakana. Ntaho yahera agasaba cyangwa se akabwira ati wamfunguriye. Umwana n'agasuzuguro kenshi ahitega mu gikankari, ahita azamurikira we n'agasuzuguro kenshi ahita acaho. Uko arimo aragenda acaho, barakwereka basize cya kigabo kigenda gisigara cyitekerezaho kireba nka mbega urubwa. Bigaragara ko agafilime gasa nkaho kari kugira ku musozo. Ni nako agafilime kagenze. Mukomeza kuri subscribe ya Julius Peace Jomo, mukomeze mugire imana n'amafaranga. Yari JPC Media mwakurikiranaga.